Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje. Nshimiye Imana ko nongeye kugaruka kuvugira Imana. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni yayandi, nitwa Ingabire Marie Rose. Nanjye numva nkunze kuvugira Imana kubera yuko bifite umumaro. Rero nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma niturangiza turasenga dusoze. Reka rero dusenge dutangire umwanya wacu. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye yuko uduhaye aka kanya keza. Turagushimiye ko ugiye kurangurura ukabwira abantu, ugiye kurangurura ugatangaza, ugiye kurangurura ukagira icyo uvugana n'abantu waremye, ukagira icyo uvugana n'abantu badukurikiye. Mwami Imana Nyiringabo, turagushimiye kandi ko uri Imana yumva, kandi ko uri Imana ireba, kandi ko uri Imana ikora ibyo tutashobora, ibyo abantu batashobora. Uri Imana ifite ubutware mu ijuru no mu isi, ntuhabwe icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo kandi twongere tuganire ku magambo y'Imana. Amagambo y'Imana ni meza kandi amagambo y'Imana ni mazima. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami. Dusome ibice byaho 17. Turasoma duhereye ku murongo wa 17 tumanuke tugeze hepfo, hanyuma tugeze kuri 24. Reka dusome twihuse mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara. Indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka. Nyina abwira Eliya ati, mfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyiciye umwana. Eliya aramubwira ati, umwana wawe. Nuko amumukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Aherako atakambira Uwiteka, Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana 3. Atakambira Uwiteka ati, Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Umva ijambo nakuzaniye ku murongo waho 22. Haravuga ngo Uwiteka yumvira Eliya, Uwiteka yumvira Marie Rose. Ababwiye ko ariko nitwa. Uwiteka nawe akumvire. Murongo wa 22 aravuga ngo Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana, amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana, amushyira nyina. Eliya aramubwira ati, nguyu umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati, noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iry'ukuri. Ijambo ry'Uwiteka ni iry'ukuri. Uyu mupfakazi yarantangaje cyane. Arabwiye Eliya, abonye igitangaza Imana ikoze, abwiye Eliya aramubwira ati, ni ukuri igihe twabaniye, iminsi tumaranye, uko twasangiye, uko twabanye muri uru rugo, ariko noneho menye yuko ijambo ry'Uwiteka wowe uvuga Eliya yuko ari iry'ukuri. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, Imana, ijambo riva mu kanwa k'Imana ni ukuri. Iyo usomye mu mirongo ibanza usanga cyari igihe cy'amapfa akomeye yari yarateye, yari yarabaye mu Isiraheli. Kandi Eliya uyu niwe wari warahagaritse imvura, ayihagarikana ngo n'ikime. Niko Bibiliya itubwira.
umurongo wa mbere wa 17 umva uko uvuga. Mu gice cya 17 haravuga ngo bukeye Eliya w'itishu umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Eliya ahagaritse imvura, Eliya ahagaritse neza n'ikime. Hanyuma habaho amapfa. Iyo usomye mu bice bibanza usanga harimo ikibazo. Bari barayobotse inzira y'ibigirwamana. Eliya babaswa n'ibyo. Hanyuma rero amapfa abaye, ariko Imana ibwira Eliya, iramubwira iti genda i Sarefati, hariyo umupfakazi niwe uzagutunga. Eliya aragiye, yaravuye ahandi yarari hitwa ku kagezi k'i Kereti, niho yarari kamaze gukama. Bibiri tubwira ko yagaburirwaga n'ibikona ngo bikamuzanira imitsima, ngo bikamuzanira inyama. Nabwo harimo imbaraga zikomeye, harimo gukora kw'Imana gutangaje, gukora kw'Imana gukomeye, iburyo Imana ikora mu buryo butangaje butandukanye twebwe nubwo tuzi. Imana ibwiye Eliya aka kagezi kamaze gukama, iramubwira ati njyewe ndakubwiye ngo genda ujye i Sarefati, hariyo umupfakazi niwe uzagucumbikira. Ariko Imana irakomeye, kandi Imana ifite abakozi, Imana ifite abatekinisiye, Imana ifite abakozi mu mpande zose, mu masibo barahari. Imana ifite abakozi mu tugari, ifite abakozi mu mirenge, ifite abakozi mu Rwanda, ifite abakozi Imana ifite abakozi no hanze yarwo. Imana ifite abakozi ku isi, ifite abakozi batangaje bayikorera. Imana idufashe cyane. Imana ihagurukije Eliya, imujyanye gucumbikirwa n'umupfakazi. Imana ikoresheje uyu mupfakazi kugira ngo acumbikire Eliya. Eliya rero aragiye, ageze ngo abona uyu mupfakazi, aramubwira ati wampaye tuzi mu gacuma nkanywa. Umupfakazi aratumuzanira, aramubwira ati se wampaye n'agatsima? Umupfakazi aramubwira ati ariko se agatsima ndakaguha ndakagira, mfite agafu gake mu mperezo, mfite n'utuvuta duke ngo tw'uturangurizwa, mbese n'utw'indeka twasigaye hasi. Hanyuma ubu mbona ndi gutashya, mbese yamwibwiye wese, aramubwira ati ubu mbona ndimo gutashya, ndimo gutoragura udukwi 2 gusa, nkagenda ngateka. Udukwi 2 bishatse kuvuga nyine zari inkwi nkeya, kubera yuko n'ibyo yari yagiye guteka bigaragara ko byari hafi ya ntabyo. Hanyuma nimara kukarya rero, njye n'umwana wanjye nta handi turindira ubutabazi, nta handi dutegereje, nta handi, njye n'umwana wanjye ubwo tugende twipfire. Eliya musabye ikintu gikomeye, ngira ngo tuze kuvanaho icyigisho. Aramubwira ati genda ubanze untekera kanjye ukazane, hanyuma numara kukazana njyewe nkarye, ubone kwitunganyiriza wowe n'umwana wawe. Umugore arabyumvira, ariko umva ubuhanuzi ahise yakira. Mukumvira ijambo rikomeye, mukumvira ijambo ry'umukozi w'Imana, yakiriyemo ubuhanuzi bukomeye. Soma kuri 14 umurongo wa 14 w'iki gice, umva uko Imana ivuganye nawe ngo kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri yo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Ariko haleluya, haleluya. Imana imuhaye isezerano mu gihe bikomeye, imubwiye ko biri kose imvura izagwa, kandi ko atazigera abura ifu muri iki giseke cye. Kandi ngo niko byagenze. Ariko iyi migisha ivuye hehe? Aya masezerano meza avuye hehe? Avuye mu kumvira icyo Imana yavuze. Nazanye intego ivuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuri.
ijambo ry'Imana ni ukuri, nuryumvira rizaguhesha ubuzima, nuryumvira rizakugeza kure. Nta bindi bitekerezo uyu mubyeyi yagiyemo byo gutekereza ati ariko se uyu muntu umbwiye kumutegurira, umbwiye kumutekera agatsima, ubu se ngewe yumvishe neza ko ari umuntu w'Imana ubivuze, bimuhesha gukira inzara, bimuhesha gukira iki cyago abandi bari bafite. Ubu ibyo ari byo byose ntabwo ari we wari ushonje wenyine muri kariya gace, ariko kumva ijambo Imana ivuze akaritega amatwi akariha agaciro, bimuhesheje guhora igiseke cye cyuzuye ifu nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, bimuhesheje guhorana amavuta. Bibiliya ivuga iki? Ivuga yuko ibyo byabatunze n'abari mu rugo rwose, na Eliya wari uri aho ucumbitse, ngo bararya babimarana igihe. Hanyuma rero niho twasomye, ugeze ku mirongo yaho ya 17, umwana wo muri uru rugo aba ararwaye aba ararembye. Eliya ari aho n'abandi, kandi uyu mugore twibukiranye yuko ari umupfakazi kandi afite uyu mwana. Nta handi azakura uyu mwana, nta mugabo afite. Nta handi azakura undi mwana, nta mugabo afite. Umwana bararwaye, Bibiliya iravuga ngo birangira apfuye, birangira arangiye, birangira umwuka urangiye, birangira apfuye. Niko kujya kwataka Eliya umuntu w'Imana. Eliya ni umugabo w'amateka muri Bibiliya, tuzadukomeza tugende tumuvuga. Ni umugabo wanditse amateka akomeye. Uyu mugabo yagiraga ishyaka rikomeye ry'Imana, yagiraga ishyaka rikomeye ryo kurwanirira Imana. Igihe kimwe yishe abahanuzi ba Bali na Ashera 450, umunsi umwe arabarangiza. Eliya yigeze kwica abahanuzi ba Bali na Ashera 450. Umuriro uramanuka utwika igitambo, ibintu birakomera. Yanditse amateka rero akomeye, na hano yarayanditse. Uyu mupfakazi rero nyuma y'uko umwana washizemo umwuka, yegereye Eliya aramubwira ati Eliya, ibintu nkoreye ni ibiki? Ko waje gucumbika aha ngaha nkaba mpuye n'icyago gikomeye, ko waje gucumbika aha ngaha nkaba mpuye n'ingorane, ukaba unzaniye ingorane. Eliya muntu w'Imana, ibintu nkoreye ni ibiki? Murumva yarariraga umuntu nyine ugize ingorane, upfushije umwana, ibintu byari bimukomereye, ibintu byari bimugoye. Ariko Eliya aramubwira ati mpereza uwo mwana. Eliya abaye igisubizo muri uru rugo gikomeye kidasanzwe. Nyamara uyu mubyeyi amwakira, ntabwo yari azi igikurikiraho, ntabwo yari azi uko biri bugende. Ariko Imana Data, Imana Nyiringabo, iba ifite umugambi, iba ifite gahunda kuri twebwe. Imana ishimwe cyane. Umwana rero birangiye apfuye. Eliya aramubwira ati rero nk'uwo mwana wawe. Aramuterura aramuzamukana. Bibiliya iravuga ngo amujyana mu cyumba cyo hejuru. Nagira ngo nanone tuzamure imitekerereze yacu mu buryo dusabanamo n'Imana. Eliya arazamutse ajya mu cyumba cyo hejuru. Icyumba cyo hejuru gifite amateka muri Bibiliya, tugenda tubisanga ahantu henshi hatandukanye. N'igihe Yesu yaragiye, yabwiye abigishwa be nabo barazamutse bajya mu cyumba cyo hejuru, niho bambariye imbaraga. Rero dukwiriye kwimuka mu buryo bw'imikoranire yacu na Kristo, tukagera ku rundi rugero. Haleluya! Tukazamuka tukagera mu cyumba cyo hejuru. Eliya ajyanye y'uyu mwana wapfuye, umwana warangiye. Aha hantu niho ibyapfuye byacu bizazukira, niho ibyapfuye byacu bizagirira ubuzima, mu cyumba cyo hejuru. Imana idufashe, Imana iduha imbaraga, kandi Imana iduha ubwenge. Eliya aramuzamukana. Bibiliya ivuga iki? Ngo amwubararaho kangahe? 3. Ariko arasenga. Ariko Mana, Eliya arasenga mu buryo bwumvikana, arasenga nta kwihagararaho, nubwo ari umugabo w'ikirangirire, ariko arasenga mu buryo bwumvikana, mu buryo mbese Imana ibyumva igahita yemera. Niko yasenze. Umva ukuntu yasenze. Yaravuze ati
Uwiteka Mana yanjye ndakwinginze. Yarabanje arayibwira ati uyu mupfakazi wancumbikiye, uyu mupfakazi wancumbikiye, uyu mupfakazi wantunze iki gihe cyose, uyu mupfakazi tukabana ntacyo afite, ukaza kumugirira neza. Nyine buriya Bibiliya igenda ivuga inkuru mu ncamake, ariko ikigaragara cyo yasenze mu buryo bukora ku mutima w'Imana. Imana idufashe. Yabwiye Imana mu buryo azamura amarangamutima yayo mu buryo neza nta kindi kintu kirengaho. Uyu mubyeyi wancumbikiye, uyu mupfakazi utagira shinge ntagire rugero, kuko uyu mwana we apfe agende. Imana yumva Eliya ayibwisha ukuri, avuga ati ndakwinginze. Yinginga Imana, aravuga ati ndakwinginze Uwiteka, ndakwinginze uyu mwana ubugingo bwe nibumusubiremo. Haleluya, haleluya. Ni igihe cyo kwinginga Imana igakora igitangaza. Ni igihe cyo kwinginga Imana, kandi Imana igiza igakora igitangaza. Niko byagenze kuri uyu mukozi w'Imana. Umurongo wa 22 rero nababwiye hariho intego y'uyu munsi, avuga ngo Uwiteka yumvire Eliya. Uwiteka yumvire Eliya pe. Imana ishimwe. Uwiteka yumvira Eliya. Uwiteka nawe akumvire. Uwiteka nanjye anyumvire. Hanyuma ubugingo bwa wa mwana bumusubiramo, umwana aba muzima. Umwana aramumanukana neza, amumanukana mu cyumba cyo hejuru, amushyira mama we, aramubwira ati akira umwana wawe. Ariko uyu mubyeyi aratangara, avuga ati twarabanye aha ngaha, twarasangiye, ariko noneho kubera iki kintu Imana ikoze, kubera iki kintu Imana ikoze, umva uko yavuze ngo ko ijambo ry'Uwiteka, ngo noneho menye ko. Urumva ko igihe bari barabaniye harimo utuntu two gushidikanya, ariko aravuga ngo noneho menye ko uri umuntu w'Imana. Ajya yemerera Eliya n'igihe bamaranye. Hari ikintu Imana ikora ikagira abantu yemeza, ngo kandi ko ijambo ry'Uwiteka avuga ariko kuri, avuga ko ari iry'ukuri. Ijambo Imana ivuga ni ukuri, ibintu Imana ivuze irabisohoza. Ariko kandi bigenze gute? Uyu mubyeyi ni iki gitumye abona iki gitangaza? Ni iki gitumye abaho muri ubu buzima? Abandi bashoje bashobewe, wakaba yifitiye stoke, wakaba yifitiye ibyo kurya. No kumvira ijambo, kumvira ijambo ry'Imana, kumva uko Imana ivuze ukabishyira mu bikorwa, bitanga umusaruro. Imana yahamagaye umugabo witwa Aburahamu mu bice 12 by'itangiriro, by'igitabo cy'itangiriro. Iramubwira ngo va. Ariko Imana irakomeye, umuhamagaro w'Imana uratangaje. Iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, uve mu muryango w'iwanyu, uve no mu nzu ya so, njyewe nzakwereka aho nkujyana, ujye mu gihugu nzakwereka. Mu gihe Aburahamu yumviye, Imana yamuhaye imigisha, imuha isezeranya imigisha ikomeye, kugeza ubwo yamubwiye ngo nawe ubwawe uri umugisha. Namubwiye ati umuntu uzakwifuriza umugisha, njyewe nzahitamo uwo umugisha. Haleluya. Kumvira Imana biduhindura uko tutari turi, bikatuhindura ukundi kuntu, kugeza ubwo Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ati umuntu uzakuvuma, njyewe umuntu uzakuvuma, wowe Aburahamu, umuntu uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Ariko nukubera iki? Imana ibwiye Aburahamu, iramubwira ngo va, imuka, yumvirira ijambo. Iyo ataryumvira ntibyari gukunda. Uyu mubyeyi yabonye imigisha myinshi kubera kumvira ijambo ry'Imana. Nawe niwumvira ijambo ry'Imana, Imana irahindura ubuzima bwawe. Hanyuma dusome mu butumwa bwiza, reka dusome irindi jambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Ubu Imana irakangurira abantu bose kwihana ibyaha.
kwihana ibyaha ntibibe ibintu by'umuhango, ibintu byo kugira aderese gusa mu matorero n'amadini, ariko abantu bakwiriye kuva mu byaha. Umva ukuntu uyu murongo Yesu yasize abwiye abigishwa be, umurongo wa 47 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, aravuga ngo kandi kwihana, haleluya, kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Niyo mpamvu turi kurangurura, turi kubwira abantu kwihana, turi kubwira abantu kumvira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rizana ubuzima, rizana imibereho, rizana guhinduka. Ijambo ry'Imana rikwinjiza mu bundi bugingo bw'iteka, ngo kuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose kandi mu izina rye. Twe tuvuga ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Avuga ngo bahereye kuri Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Uyu murongo tubwiye gutya, uravuze ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be arimo abasezeraho. Nta yandi makuru mfite uyu mwanya yo kukubwira uretse kukubwira ngo umvira ijambo Imana ivuga. Umvira ijambo Imana ivuga, umvira ijambo Imana ivuga. Imana inyuze ahantu hatandukanye, Imana inyuze ahantu hatandukanye kugira ngo ivugane nawe, ariko umva umutima wawe niwumve, umutima wanjye wongere wumve bundi bushyashya ijambo Imana ivugana nanjye kugira ngo rihindure ubuzima bwanjye. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho 10. Dusome mu bice byaho 10 umurongo wa 9. Umva uko havuze, umurongo wa 9 mu bice byaho 10. Nta bintu birebire, nta bintu birenze. Umva ukuntu havuze kugira ngo uhindukire. Haravuze ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Tayari ukoze ibi bintu wamaze gukizwa, kandi ukinjira mu bundi buzima butandukanye no kumvira ijambo gusa. Hanyuma ukatuza, niwatuza akanwa kawe ukavuga ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe, kwatura no kwizera, ukizera ko Imana yamuzuye. Nta zindi formule, nta bundi buhanga, nta guca mu bwenge, nta kindi, uzahera ko ukizwe. Yesu adufashe cyane, aduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Naje kubabwira ko ijambo ry'Imana ari ukuri, mu kuryizera, mu kuryakira harimo imigisha, mu kuryizera, mu kuryakira. Nubwo waba ufite ibibazo, nubwo waba usa n'uri mu gihe cy'amapfa nk'uriya mupfakazi aho yari ari, ariko harimo ijambo ry'ubuzima. Imana ishimwe cyane rero. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Kandi iri jambo ry'Imana nk'uko twabibonye, ijambo ry'Imana ni ukuri, uryakire nk'ukuri, rirahindura ubuzima bwawe, amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turasengera buri muntu wese waryumvishe, turasengera buri muntu wese wafashe icyemezo mu mutima we akatuza Yesu, akatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, akakwizera nk'uko bivuga ko wazutse kandi kuko ni ukuri, akakwizera umutima we akawizeza ayo makuru. Mwami Yesu Kristo, turasenze kugira ngo ijambo ry'Imana yumvishe, ijambo ry'Imana yumvishe no mu bihe byahise rihindure ubuzima bwe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen, amen.